ubundi bavuga ngo ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Reka turebe abantu bahanuye ubuhanuzi bukomeye mu myaka nk'itatu itambutse, ariko uyu munsi wa none bukaba burimo kugenda bujya mu bikorwa. Ariko cyane cyane twite ku muntu witwa Riziki Chantal. Riziki ni muntu ki? Riziki ninde? Niho dushaka ngo tuganire uyu munsi. Ndagusuhuje wowe udukurikira umunsi ku munsi. Birashoboka ko waba urwaye, waba umerewe nabi, waba ufite ibibazo n'intambara, ariko uyu munsi byanze ejo bizakunda. Uyu munsi urarwaye ariko ejo uzakira, kuko Yesu Kristo ni umwami w'amami kandi umwami w'amahoro. Ndagushuhuje rero, ni kuri Humura Program TV, uri kumwe na Rev Pasteur Nshimiyimana Jean Marie Vianney. Kora subscribe niba utarayikora, kora like ikiganiro kirakinge. Uyu munsi ndifuza ngo twongere turebe ubuhanuzi ni iki. Ubuhanuzi ni uguhanura ikintu cyose kitaraba. Ni ikintu cyose uhanura uvuga kitaraba, kandi ni ikintu kenshi uvuga abantu batacyumva neza, batanacyemera. Ubundi ubuhanuzi si ngombwa ko abantu babwemera, ahubwo bwemera busohowe. Ndashaka ngo tugaruke ku muntu witwa Riziki Chantal. Riziki Chantal ni muntu ki? Riziki Chantal ninde? Ko ari we wenyine wagiye kenshi uvuga amagambo akomeye, ahanura ubuhanuzi bukomeye. Rimwe na rimwe kenshi abantu bakamwibazaho, bakavuga ngo uriya muntu ninde? Ariko ubuhanuzi bwa Riziki Chantal yagiye ahanura, uyu munsi wa none turimo kugenda tubona bugenda busohora, kandi yagiye ahanura ubuhanuzi bukomeye. Ariko Riziki Chantal ninde? Riziki Chantal ni muntu ki? Riziki Chantal ni umukobwa wari wihaye Imana, wiyeguriye Imana. Abanza kuba umubikira, yiyegurira Imana mu kigo cy'ababikira, arahaba, ahamara igihe kitari gito, ariko kigera nko mu myaka 3-4. Riziki Chantal yaje kuvamo, abona ko imyizerere ye itajyanye n'uko Imana imushaka, n'uko Imana imuhamagaye. Riziki Chantal avayo, aza muri ADPR, arabatizwa. Yari batijwe umubatizo w'ugahanga, abatizwa umubatizo wo mu mazi menshi, aruhukira ku mudugudu ku itorero rya Kiruhura, ariho yabarizwaga. Muri iryo torero yari umukristo mu itorero rya Kiruhura. Kiruhura ni hamwe bashenye kuri ADPR, kubera ko ryari itorero ryubatse cyangwa se urusengero rwubatse mu gishanga. Ariko aho ngaho niho Riziki Chantal yabarizwaga nk'umukristo w'iryo torero rya ADPR. Amaze kuba umukristo wo muri ADPR, Riziki Chantal yatangiye kuvuga ubutumwa bwiza, azenguruka igihugu cyose abwiriza ubutumwa bwiza, avuga imbaraga z'Imana, ababwira iby'Imana imubwiye, ababwira iby'Imana ivuze n'iby'Imana ishaka, ababwira uko Imana imutumye n'uko ishaka ko abantu bahinduka. Riziki Chantal yakomeje kuvuga ubutumwa bwiza, atanga ubuhamya mu buryo bukomeye, uburyo ari we wagize uruhare rwo gutwika Cadillac ubwo yasangaga ngo abantu basambanira. Ahageze abona ibikorwa bihakorerwa, arasenga ari mu muhanda, aravuga ngo Uwiteka Mana isumba byose, iyi Cadillac abana b'u Rwanda bashyiriyemo, abagabo n'abagore, abasore n'abakobwa bashyiriyemo, bari gukora ibiteye isoni, bakora ibikorwa bibi by'urukozasoni, bakora ibikorwa by'ubusambanyi. Aravuga ngo mpagaze mu mbaraga z'Uwiteka, Cadillac ndagutwitse. Mu buhamya yatangaga, avuga ko akiri aho ngaho, akizamuka amaze gusenga, ahatuza ikiganza, Cadillac nuko yaje gukongoka, irashya iragurumana. Kuva icyo gihe na bugingo n'ubu Cadillac iribagirana burundu. Yahise yibagirana, izina Cadillac riribagirana. Ntekereza ko n'uyu munsi utavuga Cadillac, ahubwo bahita kwa Rasta. Hahise harangira, hahindurirwa izina, ahari Cadillac hitwa kwa Rasta. Riziki rero niwe ejo bundi waje guhanura ubuhanuzi bukomeye cyane. Aravuga ngo nimwumve uko Imana ivuga, mu nyigisho ze nyinshi, mu bibwiza bye byinshi afite. Riziki Chantal niwe wenyine wahanuye ubuhanuzi. Aravuga ngo Imana imubwiye ko insengero zigiye gufungwa. Aravuga ngo mbonye insengero zifungwa, ngo kandi usibye no gufungwa, ngo nyinshi nizafungurwa,
ngo kubera ko mbonye Imana ifashe imfunguzo irazijugunya, irazita. Abantu ntabwo babyumvise neza, abantu ntabwo babyumvise, bavuga ati Chantal, ibi ngibi uvuze ntabwo bishoboka. Ariko urebye aho bigana ubona ko ubuhanuzi Riziki Chantal yahanuye bugiye kuba impamo, bubaye impamo. Igihe cyo gusohora cyawo kirageze. Ejo bundi babagize gutya, bafunze insengero kubera amasuku, ariko twari gusohoza ubuhanuzi bwa Riziki Chantal. Amezi 4 arashize, insengero nyinshi zifunzwe, zimwe zitangira gusenywa nk'uko yabivuze, zimwe zarasenywe, inyinshi zirarimburwa, zikurwaho, inyinshi ntizanasubiraho. Yaravuze ngo mbonye imfunguzo zijugunywa z'insengero, zimwe zitazongera gusubiraho. Yaravuze ngo mbonye imfunguzo zijugunywa, ziratabwa. Ubuhanuzi bwa Riziki Chantal bwaba busohoye. Zimwe zakuweho, zirasenywa, zirarimburwa, izindi ziracyaraho zifunzwe. Ariko ukurikije amahame, ukurikije amabwiriza arimo gutegurwa mu buryo bukomeye, amabwiriza arimo gutegurwa, bigaragara ko insengero nyinshi zitazongera gufungurwa nk'uko Chantal Riziki yabivuze, yabihanuye mu buhanuzi Imana yamuhaye. Ahangaha ashatse kuvuga ko insengero nyinshi nk'uko yavuze ngo mbonye zijugunywa zitazongera kubaho. Ariko ubundi ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni uguhanura ibintu bitarabaho bikazasohora, nyuma abantu bakavuga ngo wa muntu yari yarabivuze, wa muntu ni umuhanuzi. Ahangaha iminsi iri imbere nibwo tuzagarukira Riziki Chantal, abantu benshi bakamugarukira bakavuga ngo burya ubuhanuzi yahanuye burahari. Reka nkubwire ngo abahanuzi baracyahari, nubwo hari ababyiyitirira, nubwo hari abaza kubipirata, nubwo hari abaza kubeshya isi n'amahanga, ariko abahanuzi b'Imana baracyahari kandi ubuhanuzi burahari, ubuhanuzi burakora. Ahangaha rero reka mbwire umuntu wese ngo ibintu byose wahanuriwe ntukapfe kubipinga. Bibiliya avuga ngo ibyo uhanuriwe byose bigenzuze ijambo ry'Imana. Ntugapfe gupinga ubuhanuzi, ntugapfe gupinga ibyo utazi ahangaha, kuko ushobora kubipinga ejo bikagusohoreraho. Ntekereza ko abashumba benshi bakimara kumva iri jambo rya Riziki Chantal ntabwo baryitayeho, babyise ngo ntayo, babyita iby'abasazi. Muri ADEPR base banamuhagarika, baramutenga, ariko kumutenga ntabwo bikuyeho icyo Imana imuvugiramo. Birashoboka ko bagutenga ku isi, ariko imbere y'Imana uri mu mbaraga z'Imana, uri mu mbaraga z'ubushobozi bw'Imana. Riziki Chantal ni umukozi w'Imana, ibyo yahanuye bitangiye gusohora, birimo gusohora, byasohoye. Ahangaha rero birashaka kuvuga ngo umuntu wese natangire asenge, yoge magaze. Hari n'ubundi buhanuzi yagiye ahanura kandi nizere ko nabwo buzasohora. Yahanuye ubuhanuzi bwinshi, abantu mugende mu bibwirizwa bye yagiye abwiriza muzabyumvamo. Byinshi sinabivuga. Hari aho yavuze ngo mbonye intare ituruka mu kibira, aho ngaho ubwo buhanuzi arabuhanura. Iyi ntare ni iyihe? Iyi ntare se ninde? Ariko reka tubitege amaso turebe. Imana iguha umugisha wowe wakomeje kumva neza icyo Imana ivugana nawe. Ariko iyi ntare yavugaga ni ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana aravuga ngo mbonye ko Imana imanukanye umujinya, aravuga ngo ije gutwika uyu muriro, witegure ko uzamanuka. Uyu muriro ni uwuhe? Nuko impanda y'Imana izavuga, abera bagataha mu ijuru. Abera b'Imana akwiye kwitegura kuko igihe kirageze kugira ngo umuntu wese ave mu byo akora bitanejeje cyangwa se bibi, kugira ngo yizere ijambo ry'Imana, yizere imbaraga z'Imana. Reka twume dusenge Imana, tuvuge ngo Imana ikomeze imurinde kandi imuhe uburame, impagarike n'ubugingo. Uwiteka Imana iguhe umugisha, ubakomeze kubana natwe muri iki kiganiro. Reka nsoze ngusengera wowe utarakizwa, reka ngusengere wowe utaramenya iby'ubuhanuzi.
reka ngusengere wowe utarumva Imana neza, reka nkwingingire Imana wowe umaze iminsi upinga ubuhanuzi no kutakira icyo Imana ivugana n'abantu bayo. Uwiteka akurinde kandi Uwiteka aguhe umugisha. Ese ntabwo urakizwa? Uyu munsi wa none tangira wizere imbaraga zo gukizwa, imbaraga z'agakiza, watura ibyaha byawe usabe tugusengera Imana. Imana iguhe umugisha. Data wa twese wo mu ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana y'agakiza gakomeye, uri Imana y'icubahiro, uri umutabazi, uri umutware w'abatware, uri Imana Data wa twese wera, uri Imana ikomeye, uri Imana ishobora byose, uri Imana ikiza, uri Imana y'inyembaraga. Tugire neza rero kandi twiteho kuko uri umurengezi w'ubugingo bwacu. Uri Imana Data wa twese wera, uri Imana ishobora byose, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana itabara. Komeza kubana natwe kandi umuntu wese umugire neza, umuhe imbaraga zawe, ugeze Kristo umwami wacu. Amina. Nusoza ikiganiro udakoze like, share na commentaire. Imana iguhe umugisha. Ndi kumwe nabo mu ijuru yoyo imbere ya ntebe, ndaririmba igitangaza we Yesu umwami yakoze. Ndi kumwe nabo mu ijuru imbere ya ntebe, ndaririmba igitangaza Yesu umwami yakoze. Ndi kumwe nabo mu ijuru imbere ya ntebe.